Nongeye gusuhuza mwese abakurikiye Kamanzi Official, tubifuriza kugubwa neza aho buri wese aherereye. Ndasaba buri wese utarakora subscribe kuyikora kuko iyi channel ari ingirakamaro mu makuru n'ibiganiro byerekeranye na Pi Network. Igihe cyose urugamba rwa Pi Network rutarageraho ruherera, Kamanzi Official iracyadufasha gukomeza gukurikirana amakuru n'ibiganiro biyerekeye, twifashishije ndetse n'urubuga rwa YouTube channel rwa Ihumure TV rudufasha gukora ibiganiro n'amakuru mu buryo bw'amashusho. Ndagira ngo rero uyu mwanya tuganire ku gikorwa cya Open Network cyaraye kibaye ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2022. Ndabibabwira mu magambo make, ntabwo ndi bujye muri byinshi kuko ibyinshi mwabisomye, mwakurikiye video, nta kindi narenzaho. Mu magambo make, Open Network ni iki? Habaye iki? Open Network ni uburyo bwa Pi Network bwo gukuraho urukuta rwadutandukanyaga n'abanyamahanga mbyite. Hanyuma urwo rukuta rugakurwaho tukaba abantu bamwe. Nkoresheje iryo jambo no kuvuga ikintu kuvuga ngo umupayiniya ku mupayiniya ariko nabwo wo mu gihugu cye nibo bonyine babaga bemerewe guhererekanya Pi. Ubu rero umupayiniya aho yaba ari mu gihugu icyo ari cyo cyose wakoze KYC akabona migration, Pi ze zikimuka zikajya muri blockchain, mwemerewe guhererekanya Pi nta rutangira, nta ubatangira, nta wundi witambitsemo, nta n'indi ntumwa. Icyo ni kimwe cya kabiri. Igikuta cyatubuzaga guhahirana na companies zifite ibicuruzwa cyangwa service cyavuyeho, zakomorewe, wemerewe guhahira company iyo ari yo yose yemerewe gukorera muri Pi Network igihe cyose yemerewe kwakira Pi. Ariko iyo company icyitonderwa igomba kuba ari company yakoze KYB, know your business. Ni nk'uko buri mupayiniya wese wemerewe guhahisha, kwishyura no kwishyurwa Pi, kohereza no kwakira Pi agomba kuba yarakoze KYC, know your customer. Yose wana ngo menye umukiriya wawe. Buri company nayo rero yemerewe gukora, itegetswe gukora KYB nk'uko twakoze ya KYC. Nibirangiza ikuzuza ibisabwa, bayishyira ku rutonde rw'izemerewe kugira gute kwakira Pi z'abapayiniya. Ubwo rero ubu muri iri tangazo rya Open Mainnet hasohotse ku rutonde 3, nyuma yaho hajyaho iya 4. Izi ngizi 3 rero nizo ngira ngo tumenye izarizo ejo cyangwa ejo bundi mutazagwa muri uzi murwita ikiziba. Izi company enye, iya mbere ni yitwa OKX, iya kabiri ni yitwa Bytegate, iya gatatu ni yitwa Gate.io, iya kane ni yitwa Phoenix. Izi ngizi enye nizo zabaye zigiye kuri listi zagize gute zemewe. Izindi zose muzi ntiziremerwa kuko zitarakora KYB. Umuntu wese rero yitondere, arasabwa, itangazo riratuburira yuko tugomba kwitonda. Izo zindi zose mwashyizeho Pi ntabwo ari ukuri, izo Pi si ukuri, ahubwo wowe uzabihomberamo, wowe ubikora uzabihomberamo. Nyura kuri izo ngizo zemewe, ubwo nabo hari ibyo bagusaba nko kuregisteringa n'iki, hanyuma mudiringe ibyo bagomba kugukorera. Nka OKX tuyiziho kuvunja. Ikindi mu itangazo cyavuzwe twari tubonye yuko
buri mupayiniya wese arakomorewe, noneho yaba ari uwo mu gihugu yaba ari n'uwo mu Bushinwa no muri Amerika mwemerewe kohererezanya payi, akaguha ibicuruzwa cyangwa serivisi. Bongeye kwihaniza muri iri tangazo, mwabyumvise muri video, yuko payi idacuruzwa. Payi nticuruzwa. Rero abahubukira ibyo bintu, ingorane bazahuriramo n'akazi kabyo. Payi ni ifaranga ryishyurwa kuwubyemerewe, akabyakira nk'umupayiniya cyangwa kampani yakoze KYB. Za zindi zose muzi ijana na zingahe n'enye ntiziremerwa, hemerwa harwo mwajyaga mubonamo OKX. Nyinshi rero ziracyakirwa, ziracyarimo kwakirwa, ziracyakorerwa KYB kugira ngo zishobore gutanga serivisi inoze ikurikije amategeko agenga payi community cyangwa se community, abakoresha payi network. Ikindi bavuzemo muri iri tangazo ni uko payi nanone yatangaje ko mu cyumweru gitaha bazasohora andi matangazo nyine agaragaza ibintu bigera kuri 12 tuzakora, harimo ibijyanye no kwishimira ko payi yaronkinze n'ibindi bitandukanye, ariko bakazanagaragaza by'umwihariko payi by'umwihariko. Niyo mpamvu mbwira abapayiniyazi ngo dushonje duhishiwe. Nsubiremo iri jambo ngo dushonje duhishiwe. Mba naritangije ariko reka ndivuge, dushonje duhishiwe. Umupayiniya wese uzi ubwenge naparike, narekera kunyanyagiza payi ze, nihangane agira ate, ategereze. Mu cyumweru gitaha ngo bagiye gushyira hanze urutonde rw'ibyibanze premièrement cyangwa se firstly bagiye guha abapayiniya, cyangwa se ibyo bagiye gusavinga abapayiniya. No kuvuga ikintu kuvuga ngo hari ibyo bagiye gushyira hanze byibanze, payi nyirizina igiye kubyikorera. Hari ibyo igiye kwikorera, yabikorana n'abandi. Niyo mpamvu basabaga aba partners gufatanya na payi. Ibyo hari ibyo igiye gushyira hanze mu cyumweru gitaha nyirizina, yuko y'ibyo bagiye kujya baduha kugurisha, mbyite iyo bavuze offer nibyo bazajya baduha, ntabwo bazajya biduha ku buntu gusa. Ikindi cyatunguranye najyaga mvuga, nyamara nimushaka mwemere ibyo njya mbabwira, mwaranutse ndaceceka, rimwe ndasakuza, hakubu nafashe umwanzuro wo guceceka nkakora ibyo nkora, nta kindi nitayeho. Ibi bintu by'igiciro byaciye ibintu, n'akazi kanyu kamenyeretse igiciro. Rero nivugiraga ibyo payi igiye gukora. Ubwo rero icyo mbasaba, nkuko payi yageze gute yabyihanije, ni mwirinde umuntu wese ukubwira ngo payi tuza ukurikirane amakuru umunsi ku munsi kuri Kamanzi Official no kuri Ihumure TV. Amakuru y'ukuri. Ubu byaraye bibaye, ngira ngo byaberetse ibyo najyaga mbabwira. Najyaga mbabwira nti mutuze, ibintu by'igiciro byaciye ibintu nanabisorezeho. Nababaye kubona imyitwarire abantu bafite, payi bazijugunye, baziriye, bazangije. Muzabiciro ry'imigani, muzabiciro ry'imigani. Reka mbabwire, umuntu ufite payi niyo yabimwe nayitsimbarareho, mbabarira itsimbarareho. N'ubundi wari ushonje imyaka 6 ntiwapfuye, none ibindi si imyaka 6 ahubwo ni iminsi. Mbibutse ko dufite deadline ya 28, tariki 28 ndabijyaho nyuma kamemeretse. Rero ikigiye kuba ni mwihangane. Payi muri iri tangazo rirambuye yatangaje ko kwikubita igiye kuzagaragaza ibyo igiye kujya itugezaho tugure kwikubitiro ibyo igiye kujya iduha. Shamana, abantu batihangana bazapfa nabi. Ubu benshi bamaze kuzangiriza. Kandi payi mwicokoza kuri ibyo uzi ibyo utazi bireke. Ndahamagarira abantu kwitegura, nongereho ngo kwitegura amahugurwa yo gukoresha payi mu myishyure n'imyishyuranire. Mwitegure, nsubiremo ngo mwitegure, genda bikigarukeho.
mubanze mushire impumu nta gikuba cyacitse. Iki kintu cy'igiciro umuntu urimo gushaka igiciro cya payi ninjije cy'ubwacyo kiranditse, nticyavugurujwe, nticyagabanijweho. Ibaza impamvu cyanditswemo, none ibaza impamvu batagitangaje. Umutego uri hano nugushibukana. Aha bavuzemo ko abantu babatega ibyo companies ngo mushyiremo payi zanyu, abenshi ni abascammers. Ikindi bihanisha abantu bateguye kampani zigamije gutanga serivisi za payi, bagira ngo bandebaga ngo mubyitondere kuko hashobora kuzamo abaforoderi. Nkaba nanjye mparitse indege yanjye, ngewe nzakomeza gufasha abapayiniyazi ku giti cyanjye nk'uko nabikoraga. Ukeneye ko mufasha uzajya umpamagara umbaze uti nkeneye kumfasha ku bijyanye na payi, windondorera nkeneye ko umfasha ku bijyanye na payi. Umpamagara ubizi neza yuko ufite ikibazo, no kuba hari ibyo udasobanukiwe ubwabyo ni ikibazo. Uyu munsi mpamagara niba ukeneye ko ngufasha, mpamagara umbwire uti, niyo byaba ari ukugusuzumira gusa, mpamagara umbwire uti nkeneye ko umfasha ku bijyanye na payi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ndakubona nte, biransaba iki? Ibyo bibazo bibiri gusa, nta kindi. Niba ari n'ikibazo cy'amahugurwa ku bijyanye na payi, umpamagara umbaze uti nkeneye ko umfasha ku bijyanye na payi. Nakubona nte, birasaba iki? Hanyuma nkubaze nti ninjye uzakubaza nti se ukeneye ni ikihe kibazo ushaka? Niba ari uguhugurwa umbwira uti ni uguhugurwa, ubwo tuvugane uko uri bumbone. Icyo ndakirangije. Ikindi, nzakomeza gufasha abantu. Ikindi, niba nkwakiriye nkagufasha musherane, ubu ngubu mpinduye imvugo, nzagufasha kugeza ubonye migration. Nubona migration, ubu mboneraho kumenyesha umuntu wese umaze kubona migration, deal yanjye nawe yarangiye. Ubu ibindi ni deal nshyashya. Nari nababwiye ko ngomba kubafasha kugeza ku munsi wa open main wa network. Wageze ubu twafashe undi munsi muri Pi network. Uwo munsi uragera sangapi? Saa sita z'amanywa ngira ngo nibyo. Oya, mukanya saa ngahe kuri bo? Saa 2 ngira ngo. Saa 2 zacu kuri bo biraba ari saa sita. Ubwo deal yanjye namwe irabirangiye. Ariko kubera ko isaha y'iwacu ubwo nubwo tugende ku isaha ya Pi network, ndagira ngo nkumenyeshe yuko deal ya wowe wabonye migration deja deal yabaye, twarangizanyije. Uzajya uza umbaza bushyashya, nkubona nk'umuntu mushyashya. Umuntu utarabona migration nkaba naramwakiriye, niwe muntu dusigaranye ubu ngubu. Ngikomeza gukurikirana kugeza migration ibaye. Ubwo muri make bo bahawe isezerano rishya. Umuntu wese nzajya nakira amenye ko nzajya mukurikirana kugeza abonye migration. Yes, ni ubushake bwanjye, ninjye ubyiyemeje, nta ubinyaka kereka nipfa. Ndasoje, ndagira ngo nsoreze kuri iki ngiki. Akwakireka ibindi nzajya mbibabwira buhoro buhoro. Mwirinde abafrode. Umuntu ufite payi yitsimbarare baraje bazibake, kandi barakubwira ngo payi igiye ntigaruka. Ikindi bakomoje bavuze ngo payi ntigurishwa, ntizigera igurishwa, cyokora uzavunjisha. Ikindi batubwiye ko duhujwe n'amahirwe yo gukoresha na payi coin cyangwa amafaranga ya payi muri community nini, ariko ni n'amahirwe mu isi y'amafaranga afatika, kuko uzakenera kuvunjisha za exchanges dex
decentralized exchange, za kampani zivunja nka za OKX na za Binance ubwo zizaza, turajya twicara ducunga urutonde tujye turubaha, nazibasomeye izo baduhaye ubu ngubu enye zihari, ubwo turaza gukomeza kureba izindi ziyongeraho. Ujye umenya iyo ukorana nayo, ujye umenya iyo ukorana nayo yemewe muri Pi Network, nujya kuzitemewe muri Pi Network uzabyirengere. Ubu rero nigeze mbabwira ngo ibi bintu ngiye kubivuga ababyibuka mu byibuka, nigeze mbabwira ngo open network niba nicyo gihe gikomeye cyane ku bapioneers b'ukuri tugomba kwegerana. Niyo mpamvu nabashyiriyeho Telegram kugira ngo duhurireho. Umuntu wese ufite Telegram akaba ari umupioneer atangira ajye kuri channel ya Telegram, kuko yo ihuza nibura abantu 200,000. Kakantu mukumve neza, 200. Naho tujaga hari twama groupe WhatsApp niho babakubitira. Izo WhatsApp tuzazivaho, ariko turacyasindagiza kugira ngo uko mugenda mubona uburyo bwa telefoni bwo gukoresha kuri Telegram, bityo mugende mu joininga. Dufite Telegram group yitwa Pi Network Africa. Umunyafurika wese wishaka wumva ururimi rw'ikinyarwanda niko dukoresha ajyaho. Ibyo ni mutabikora muzakubitirwa mu kadeyi gakomeye cyane, niko tubyita mu mvugo yo ku muhanda. Rero reka noyayo babwire ko tukiri kumwe kandi dutegereza ibyiza biri imbere baduteganyirije, kandi mwumve yuko Pi yatangaje yuko igiye mu cyumweru gitaha kuduha urutonde rw'ibyo bazajya batugezaho byibanze tugura twishyuye Pi. Mumeze muti? Hanyuma iby'igiciro byo kirahari, ubwo nibwo tuzamenye neza ibyo bintu iby'igiciro barakivugaho iki, ariko kiranditse, nta wagihinduye, nta wakigabanyije, kiracyari kwa kundi. Ubwo ugurisha akomeze kugishyigikira no kukikurikiza, nibitaba ibyo arakukubitira mu kadeyi nyine nta kundi nkuko basanzwe bakugenza, wishe ntaririrwa sinjye wahera Pi n'abapioneer.